Ikaze kuri YouTube channel yacu nkuko bisanzwe nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana. Uyu munsi sindi bwirirwe njya mu bintu byinshi, sindi bwirirwe mvuga byinshi, ahubwo nje gupremieringa indirimbo y'ibyamamare, indirimbo y'abakobwa b'u Rwanda, abakobwa bakunzwe cyane muri kino gihugu cy'u Rwanda, dore ko ari abantu bakiri batoya ariko bafite impano, navuga ko ari impano ibaruta, impano ishashagirana, impano ikunzwe na buri umwe, impano ikunzwe na buri munyarwanda wese. Abakobwa abandi ni umukobwa bita Dorcas Vestine, abakobwa baturuka mu karere ka Musanze, akaba ari abakobwa babarizwa muri lebo ya MIE cyangwa se Irene Entertainment ibarizwa muri Niyo Bosco, ndetse n'aba bakobwa bombi Dorcas Vestine. Aba bakobwa rero barakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi murabazi abenshi iyo mvuze Dorcas Vestine abenshi bahita cano, nyine bumva cano, dore ko ari babana bigeze kuba bagirana ikibazo na Irene, aho umubyeyi wabo yari kuvuga ati abana babahe cano yabo, ariko bikaza kumvikana ko ahubwo ikibazo atari cy'abana ndetse atari n'icy'umubyeyi, ahubwo ari ikibazo cy'abantu bashakaga nyine yamashyari y'abantu bashaka kunyaga umutungo wa Irene, bashaka kumutwara abana, bashaka kubajyana mu byabo. Ariko nyuma byaje gukunda neza, barabinoza neza, babiganiraho, birangira abana basuye kwa Irene ndetse basinya contract y'imikoranire. Ubu ngubu bakafitanye amasezerano yanditse, none bakaba baje mu kazi fresh. Uyu munsi rero nibwo ubwo ni amasaha 16 duhereye iki gihe ndi gusoma inkuru, nibwo Irene yapostinze kuri Instagram ye agira ati can you drop it now or now, abaza nyine abafana bati ese ture kuri indirimbo nona cyangwa se tube turetse. Ubwo iyo ndirimbo nta yindi ni indirimbo bita Ibuye, indirimbo bita Ibuye igiye gusohoka, kari indirimbo ya Dorcas Vestine. Irene akimara kubipostinga, abantu benshi bagiye batandukanye bagiye batera comment, dore ko no bita Algalave yagize ati blessings. Algalave muramuzi nyine, ni Aline Gahongayire, yani Aisa niwateye comment nyine avuga ko yishimiye indirimbo y'abana ko yaza. Abandi bagenda batera comment bati turayitegereje cyane, abandi bati muri kudutinda, nyine abandi bati kabisa twari tubakumbuye aba bana. Nyine abantu benshi bagiye batera comment zigiye zitandukanye, ndetse kandi saba gusa abantu bakurikirana Sunday Life Choice, Sunday Choice Live, sinzi ukuntu babivuga nyine, ubwo urumva ni Sunday Life Choice yo ica kuri Isibo TV. Abantu bakurikiye ikiganiro cy'ejo, hari umubyeyi babajije bati ese turekure iyi ndirimbo, nyine bari gushaka kumubaza nimba barekura iyi ndirimbo. Umubyeyi aravuga ati ni nko kumbatiza bwa kabiri kuba mwarekura indirimbo. Urumva nyine niko umubyeyi yahise asubiza ati mumbabare rwose murekure iyi ndirimbo. Mpite mvuga ati uyu ni umunsi, mbese nyine ni nko kumfetira anniversaire, niko yavuze ati nimba ari happy, sinzi ukuntu yabivuzemo nyine mu buryo busekeje, ashatse kuvuga ati ni nko kunkora happy birthday to nyine, ibintu nyine abivuga mu buryo busekeje nyine, ariko nyine wumva ko nyine ashimishijwe nuko indirimbo y'abana yasohoka, dore ko byanatangajwe ko ari we main actor muri iyi ndirimbo igiye gusohoka ya Dorcas Vestine, ndetse kandi bakaba baravuze ko ashobora kuba bararirimbye ku nkuru ijyanye n'uwo mudamu bitewe n'uburyo yatinzemo. Rero sinavuga menshi, sinavuga byinshi kuri indirimbo, ahubwo icyo nabashishikariza ni ugukora subscribe kuri MIE nimba ari hizaca, cyangwa se mugakora subscribe kuri Dorcas Vestine, hose muhakore subscribe, kuko indirimbo izaza ari uburyohe. Ndetse kandi nshishikarije wowe udukurikiranye muri aka kanya gukomeza gushyigikira muziki nyarwanda muri rusange, kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.